ntago ari umugabo w'ikigwari atunze umwana we neza nta kibazo ariko ibi byose bimbaho ntabwo mbimubwira ko hari n'igihe mba ntekereza ko naba ndi kumutera iseseme niba umuntu nakubwiye ibiri kukubaho we uri umuntu uri umuntu mbere y'uko uba mama y'umwana mbere y'uko ubyara n'umuntu wowe uri umuntu kandi ugomba kubanza ukikunda mbere y'ikintu kintu ari cyo cyose ita ku buzima bwawe bwo mu mutwe ubuzima bwawe bw'imbere utitaye ku by'umuntu ari we wese waba ubonye ayo mafaranga yaba ari make n'iki tega ugende urebe umuganga umeze fresh hano mu Rwanda wamureba umuganga nakurangira hano umeze fresh w'Indera ariko we anajya akora n'ama consultation ari privé ariko ni hano mu Rwanda ariko ushaka ibintu nyine biri privé bitarimo n'iki naho nzanakurangira ariko ikintu cya mbere no kubanza ukita ku buzima bwawe bwo mu mutwe sheri nicyo kintu kibanza ukimenya ukikunda ukiha kuko nta kintu ufite we muri wowe mu buryo bwa emotion n'iki nta kintu n'ubundi uzaha umwana sheri nose waba wifite ibibazo byawe nawe utarakira ukagira ngo umwana we ntazakora hase mama azakura congress ntabwo azahura ari umwana azakura ab'umugabo umwana ubone ageze nka 30 araje arakwicaje arakubajije niki kuko nk'ubu wowe nk'umwana wawe wabyaye bitewe n'ukuntu umwana wawe aziga education azagira abantu azajya ahura nabo societe azakuriramo ashobora gukura afite mentality itandukanye n'iya mama we n'abandi bantu batabagize we akaba wenda yumva ubuzima ubona n'ubuzima mu buryo butandukanye kuko twebwe iyo mwana nzabyara kandi nawe ntabwo uri umuntu mukuru n'abandi bantu abana bacu abana bazakora bagere mu myaka 30 40 baba mu isi itandukanye nk'iyo tubamo twebwe bano bana baza bafite information zihagije nk'ibi bintu ndi gukubwira umwana wanjye nje nzamubyara banabyandika ahantu rwose ahantu hose ko ikintu kibanze ugomba kwitaho n'ubuzima bwo mu mutwe kuko ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ntabwo ushobora nawe kuba wakwitaho cyangwa wite ku buzabyara so ashobora kwicara agakura kuri ase mama we kubera icyo utagize ngo uyiteho ukabona nyine umwana akubasha utubazo twinshi amaze gukora n'ikintu bitewe n'ukuntu we ubuzima yakuriyemo bumeze society technology ibintu byose birahari n'ibiki ugasanga umwana wukubise ibibazo nk'igihumbi biragucanze ariko ndakwibwira gusa nyine nk'umuntu kumva kandi nyine nanjye wanyuze mu tuntu n'utundi twinshi njye sinabyaye kuko narabyirinze cyane ngira ngo n'ibintu bimwe na bimwe wenda bijyanye wenda ndi gukura nibwo wenda mpanga nkareba kuko umubiri wanjye wahoze ufunze kuko nta nubwo nindagira ngo ari no gufata iramutse nafashe kubera ukuntu nari namaze guprograma umubiri wanjye biturutse hano mu mutwe navuga ati ntabwo nshobora kubyara kubera ko nakuze mbwirwa ko nzabyara ikinyendaro ngo nandure sida ibyo ngibyo nibyo bintu nyine byanyuma umunyarwanda yabwira umwana yaraga umwana ibi ituzicwa na sida ituzabyara ikinyendaro so ugasanga no kubyara umuntu afitanye beef no kubyara ugasanga umuntu afitanye beef n'abagabo umuntu afitanye beef n'ugazi n'umubiri we ntabwo wagira wenda uburyo akora ibintu by'abantu bakuze ngo yiyonjoyinge n'iki kuko umubiri we urafunze ufungiye he guhera hano mu mutwe ntabwo arawufungura ahereye mu mutwe kubera ibintu byinshi n'iki we umuntu yaba yaranyuzemo so ahundi turakomeretse twese cyane ntekereza ko aya mateka tuzayarenga cyane kumana kandi biri no kugenda birangira already ubiri kurangira kuba abana tuzabyara generation y'abana bacu n'abuzukuru banjye cyangwa abuzukuruza bawe abana bazaba baba mu kirere bazabona kandagira ku butaka se tuzatuvuganira nabo mu kirere tutababona nshaka kubivuga bananira umva nduhutse mu mutima uruhuke kandi umere neza Imana iragukunda kandi natwe turagukunda ngenda gukunda n'abandi bari hano kandi bakumva bumva ukuntu ubuzima bumera nabo baragukunda kandi ujye ukomera ibyiza biri imbere uzafungura ishuri ryo kwigisha ubuzima jewe abantu benshi simba ndika igitabo simbigira gutya simbigira kuriya nimara kuva aho gira aho navuye naho nagiye kuko reka kwandika inkuru idafite itangiro ribera ibi n'iherezo ribera ibi naryo ariko ari igihe abantu benshi ushobora kwigisha ntibumve cyane cyane nk'abakobwa baba barimo hano
harimo uhyira uri kuvuga ati uyu mugore yarangurishije hano harimo abakobwa nk'igihumbi ngo nase ngo ngiye wanyeranye imbere y'umugore ngo ngiye yima ajya kunyigurishiriza nta kibazo yima ajya kugigurishiriza mu madiye ngo ariko se si ngo mbwira ngo kwa kundi ngo numvishe ngo uvuga ngo ibirenge biragurisha ngo mbwira uko byagurisha azina ugasanga hano wese burayagaraye bamwe mu kibunga Dubai bakumva ngo ibintu byiza abantu basigaye bajya Dubai abarabu bakanabakorera ibintu bya franga na bamwe bakanabona hari abantu batazi ko ibi bintu bibaho hari abantu bakeneye kuganirizwa bakamenya ko ibi bintu bakamenya n'ingaruka zabyo n'utarabikora akabizibukira kandi uzi kuganiriza abantu ngewe ngira umujinya ntabwo nabishobora ngira n'uburakari bwinshi ntabwo njya seka niyo umuntu ateye burage mubwira nabi niyo mpamvu ntajya nza hano hantu urabona hano hantu ngewe ntabwo ntahaza kuko zino platform ngewe ntabwo ziri monetize ntabwo nkura amafaranga so urumva ntabwo nahaza kubera ko audience nyinshi mba mfite ni abantu nyine bijije abanyarwanda bakunda kwigira injiji ku bushake so nanjye umujinya ndawugira ntujye wumva se n'abasweje umujinya ndawugira ari igihe umuntu ajya yenyera ngo ahita umuswezanyira nanjye ugihuse cyane ariko ntabwo hano duterana amagambo ndaterana n'amagambo n'umuntu ubwenge bwe buri kuri zero mayinazi utekereza wigira inzanga kandi abizi neza ko ari kwigira inzanga ntabwo ajya akunda niyo mpamvu mbihorera kuko nta kintu mba ndi nkuramo urumva niyo mpamvu nazikatiye niyo mpamvu muza kurikodinga nabaye mwiza nkaza gutera inkuru n'abantu mwagiza mukaza kurikodinga mugiye kugurisha umunsi umwe umuntu nzafatiraho urugero azaba ari umwe gusa nabivuze mugira ngo ndabakina ariko uwo nzafatiraho urugero ni umwe kuko nzakupita rose ufite amafaranga yo kuyishyura kandi azaba umwe gusa hanyuma mwese kandi abanyarwanda mukunda iyo umuntu abahaye urugero like mukunda urugero iyo mubonye urugero muhita mukaminga down nawundi so ntabwo nabivamo nanjye bajya bantuka thank you Lily thank you baby Congress wanjye urakoze reka turebe n'abandi wenda bafite icyo twaganiraho ku mukanya ndahita bacika ariko anytime sheri tuzatwivuganira nta kibazo kandi ugira ijoro ryiza ewe murakoze cyane nange muri beza me too I have such a short temper too that's why I cannot do this free streaming I can't do the free streaming and all the time because people just be thank you everybody for the gift. I love you too. I love everybody. Guys, I don't want TikTok to ban me because of my umuzungu niwe ufite amafaranga none sibwiye ko nta mafaranga mufite umuzungu arayafite kandi ayemera kuyatanga none se erega natwe baratwibye ni ukugenda tukayagarura ku ngufu umuzungu amafaranga baduha nabo barayatwibye rero umuntu agomba nawe kumwiba akayagarura tukayashyira mu mari inge na migambi ariko ni mari inge na migambi thank you so much Leila thank you so much for the gifts baby thank you Amy thank you for the gifts thank you so much guys mom thank you so much for everybody giving me gifts guys tap my live again get it to 60K oh thank you so much Skizzy thank you for the roses
Okay, guys. Okay, since you guys don't want to gift me and ask me better questions, tap this live and get it to 70K, and then I'm gonna answer 3 questions. No, I'm gonna answer 3 questions to get me to 100K likes. So every 20K likes, a question. Let your question be a reasonable one, okay? Me, I'm willing to share knowledge. Whatever I know, I am not gonna gatekeep. Nk'amakuru mashyashya mutari muzi, we have visa free to Nigeria. You no longer need to apply before going to Nigeria. If you think there's something you can bring from Nigeria that Rwanda would be able to consume, that is an opportunity that you guys should take. I'm gonna have to take out this hair tomorrow. How much is the flight? I say, ask me serious question. Why would you ask me how much is a flight? How will I know how much is a flight? Duh. Is the price today the price tomorrow? Oh, I'm gonna come. Actually, I'm gonna do a tour of Francophone Africa. I wanna go to Brazzaville, Kinshasa, Abidjan, and Senegal. What is the capital? In Senegal. Dakar, yeah. So Dakar, I wanna go to Abidjan. So when I go to West Africa Francophone, I'm gonna go to Dakar and Abidjan because I have never been, and now we're visa free actually. And I actually love that we are building such good relationship with African countries such as West Africa, because sometimes it's very hard to travel in African countries. Why would I not go to Kinshasa? And Lubumbashi. Why would I not go to Kinshasa? You see, some people they think backwards. Oh, I'm gonna come, but I don't speak French. That's the thing. Oh no. Maybe one day Burkina Faso, because I love Traore. I love the president. Such a good president for Africa. I have been to all East African countries. So Tanzania, that's home. Kenya's home. Uganda's home. I said I always go to Goma. Not since, it's been a while, like so many years, but because my mother lives close to the border, so I always used to go with my mother. We used to cross the border together all the time. Plus, virtually our home, my home in Gisenyi, like there's somehow easier to enter Congo, like so Congo is home for me. Really, not everywhere, but I've been to Goma so many times since I was young. I have been to Zambia, yes. I've been to Zambia. Who says anything about Lubumbashi? The problem is not you want to talk to me, but do you have something, do you have something reasonable to talk to me about? Because what is the obsession? Give me your number. Let me talk to you. Give me your number. Let me talk to you. What do you want to talk to me about? Talk. I'm listening. Write what you want to talk. I'm listening. Internet is crazy. Whoever takes internet serious, you guys are gonna go mad. Internet is not real. It's as an illusion.
umuzungu yakuriyetinze icyo bita illusion. Icyo illusion muzi icyo bisobanura? Ibintu biriho bitariho, aho ugenda ugakuriyetinga isi mu mutwe wawe ya social media. Hewe cyakora Imana iramfasha ngiye ko ibintu mbireba ngakoresha ubwenge. Imana yamaye nkanaliza, kuko hari abantu bino zino bora ubuzima bwabo ari ubuzima bwabo 100%, ugasanga hari nk'igihe. 1 second. Oh wait, what is this? Please don't have social media be your whole like your whole identity. And it's fake. It's just a whole illusion. Did you come up with the idea to start your career? It's not a career. What is a career exactly? For me, I don't have a career. I have business. I sell and I buy. I'm such a capitalist too. Reka nkubwire, iyo uvukiye mu kintu cyangwa ikintu ukakisanga ntugikureho urakijoyininga da. Nta kariya se n'ibiti. We kariya yawe ni iyihe? Uri kumbaza kariya yanjye, naye mbwira kariya yawe ngo ni iyihe? Kariya ni ikintu ushobora kuba wakwinjizamo ubuzima bwawe bwose bwo kubaho n'igihe utakiriho. So kariya ni iki se? And then ikindi hari ikintu umuzungu yavuze ngo where there is a okay, reka bivuge gutya. Where there is command, there is going to be supply always. Where there is command, it's gonna be supply. When something is on demand, there have to be supply. Okay? You see, I cannot have conversation n'abantu bari very bafite ubwenge buri very abantu vizuzozo low vibrational type of people. Thank you for the rose breast, Fafa. Thank you so much. Thank you for the hats. Oh my God, assist. I can't pronounce your name. Thank you, Patrick. Thank you so much for the gifts. Guys, I'm gonna leave you in about 30 minutes. So use your minutes very wisely. Let's get going. Let's get my life at 90K, or let me just... Let me play my music. Thank you. Ariko okay. Nange kwibagirwa. Hano hari nk'umuntu urimo urambwira ngo urimo urandikamo ngo brothers. Ngira ngo abantu benshi muri mwebwe iyo company murayizi. Ziki company iri ku isoko umuntu aguramo imigabane cyangwa nagabo bizi bore kujya kuguramo imigabane aho. Simba kujya kugura imigabane. You don't tell me what to say. You don't tell me what language I should speak.
blessed ubundi nari kabise akosha bundi Yesu nari kabica kuza nabonye nandi kureba interview yanjye yo muri 2019 shewe. Thank you Collins, thank you Patrick. Hewe nari ndi kabinyen. No, I'm not from Kenya, I'm from Rwanda. I'm East African though. East African babe. From Rwanda, the land of 1,000 hills and beautiful women. Duh. Shanda shonje pe. Nago shonje ahubwo sinzi ndumva ahubwo ndushe. Ndi bujya kuryama mu kanya. I'm 26. 26. Thank you Patrick. I'm gonna go. All right, darlings. Thank you so much for joining my live. I might come back soon or never. Be kind. Love one another. I love you all. Bye. Good night. iyo uri kwa kuri